aba yigize umwana mwiza. Nyine hari ahantu agera akigira umwana mwiza, hari n'ahandi hantu agera akagira. Niba byongeye rero akaba yongeye kubivuga ngo bafite ikibazo, iriya televiziyo yagiye yamenetse. Noneho bagiranye ikibazo Nzovu nawe ukuntu ari umugome, yamubwiye ngo shayeka ngo wayizanye tukayigurisha tukinywera byeri. Nuko rero ariko yarabivuze, ariko nyine koko nyine abagore bagira nyine ururimi rushogeza, ariko nyine nanone ntabwo umwanzuro ntabwo ari ukumena iyo televiziyo. Rero ubundi ngewe hari ikintu nibaza ko abantu ngewe hari ikintu nibaza nk'ubwo bundi yakayafata amafaranga yayagura televiziyo ashaka kuyimena, ubundi bwo byaba bivuye byaba bigiye. Ugomba nibaza ubwo ikintu yungukamo. Sha warasaze burya disi, nawe wagezeyo kera. Umva ni ukuvuga ngo ahubwo ngwino uturanga ya ndirimbo muri puri twumve. nawe se twara supiro ni iparitse yarahida se. Ingo zayakana ntuze nazo aba ari umuti w'amenyo pe. Oya gusa naniwe na nuza dusabe wenda na yakabo bashobokana kuko harimo usanga inzoga. Ako ni ukuvuga ngo buriya ntazajye mu ntube umugore uri uwundi mugabo ushobora guhamagara ukamubwira ati ngwino njye kukugurira byeri, ako kanya ukabona guteye wa matako ubundi mugore bwoko atavuze ngo atanazi ahantu agiye kunywa izo byeri. Gusa urumva bivana nawe umugore ni unywa inzoga n'umugore arayinywa, n'umugore arayinywa n'umugabo akayinywa. Oui. Kambaza niba ari imwe ihari ariko kabiri yo irahari. Biratanu kiba. Sintoya se zarahenze. Iri aho ngaho bisi zihagaze. Sari mu bikate ko video yagize uruvaga. Arakina bitwaye ahubwo se noneho barakomeje za mvirope bacuruza ko barakomeza zicuruza. Umusaza wamuzicuruza ubukana ko mukaswa ariko ubukana ko mukaswa sinzi niba nawe abizi ariko turabana n'abasaza bandibuka mu bahungu gusa. ariko bagutse nyuma yawe. Ninjye mukuru kuba nangunda ko umeze bite se? Uri mu rugo? Uracyari Kicukiro? Uri Kicukiro? Uri? Ufite rimwe na kabiri?
zose nta n'imwe Nyamirambo ntaziriyo wagura utase ikiro kigeze kuri angahe harya umva nyine ya foromasiyo mwirebera ishaka ikiro cya rimwe n'icya kabiri kandi ibiro bibiri bari gutanga 5. kandi bazikeneye none izo bafite zabashiranye wanyarutse ukazizana ariko ukayikubunira abana b'iyi minsi ubunebwe bwarabokanye hajya ikiro bakigurisha ngo nigire Nyamirambo ikiro bakigurisha ngaho byanga ndinyurirayo nyikorerere niba wanze na gatatu ntayo none se ubwo ukaba wicaye mu rugo umara iki nta mari ufite yego none se ujya kurangura i Nyamirambo se wakivanyamo ubuto ukajya kuzana mvirope abantu bakikorera wakivanyamo ubuto ugafata igare ukazana imvirope abantu bakikorera ariko ubwo urumva igihumbi cy'iminota ingahe urumva ari gikeya sha mu mwanzuro niko wanzuye iki muhakanire alo byanga by'iki gihe byigeze ibigori nagiye wageze ngo ni wowe wenyine nagiye wageze ngo ni wowe njye ko ese nawe utamubutese kubera ko tuba hari impande yo mu miduha kubera ko nyine n'ubundi njye ari njye wabikozemo igihe baba bagifite nimero yanjye ninjye bahamagara ubwo rero abana b'iyi minsi ubwo yagiye guhura n'indi migirigiri ahishimbuje akazi kumva ariko umwe n'umukobwa se ananirwa kwiteretera ngo wajyanye imvirope rope ni igiki ndaje mbarerege mu bwati twagiye kuzirangura n'imikozi Nyamirambo ndazibashyira uragiye Nyamirambo se nta mugenzi ufite ndamubura se watera uteye hano Kimisagara wamubura hano ku isoko ntumubona kandi noneho ziri hafi n'ahahoze isoko rya Nyamirambo ikiro 2 biratana aho wowe wakigurisha kuri 2,500 wowe kiranguje 2 nta kintu mufataho ahubwo se nyisa ni menshi ese sabana sibyo ko nimwe yaguha bari mu kwijana n'izubura 2,200 kubara abara mwirebera nyine nawe ugahita ubakaba byumvise yari inama magana avuga ati bagiye kurangura ntabwo atagomba kugurisha umutwe niko biba bimeze yakana ntuza na nzovu bose baranshimisha ngo warihuse yarapfuye
nose yakananduvu bagusetsaho yakananduvu bagusetsaho kandi basanga ujya ubajyana no muri Sodoma basanga ujya bagutega udukana bajyana Sodoma. Oya njye ikintu cya nzovu ariko abantu baramukunda nuko nyine ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga hari igihe ukundwa none se nzovu buriya yaba ari umuntu usobanutse agakora channel yiwe imbuga ntiziba zimuhemba cyane kurenza uko yajya gutera ibiraka kuz'abandi. nta n'uwakongera kumureba ahubwo ashinze channel ninde wamureba nabo baryoherwa kubona kuri channel y'abandi se hano hasigaye yarabaye ikiragi ntabwo akivuga ajya bamuhaye indaramabuye uzi ukuntu bamukunda ntabwo akivuga nzovu twamunyuzeho metse umukire aremera arahagarara mu mpera bitanu mpagaze nde nyine kumuha baramuha afunguye cyane nta muntu wamugira ubwo bwenge nta nubwo afite ahubwo ni uko nawe ubwiwe ese ibyo bitanu yabirengeje aho reka ni uko rero ngahita ajya kwirebera za make zo muri Sodoma ziriya zarangiye noneho abajama ahubwo bari kuvuga ati ngo sinzi ngo urushinge ngo rwaje mu Rwanda ubu tugiye kujya tubomorera aho hahire rimwe rero nanjye nabwo babicishije ku ntuza kuri Twitter ngumva ngo bagiye kurubaha ngo bagire baza ku buryo cyuzamuye Rwanda atazanduza utarwaye byihore ahubwo njye mbona byose bigiye gukwira ahubwo irajya yakora hari idakingirwa bro byonyine dufite sida yagiye kurangura ntaragera mu rugo amarinka ngo rimwe na kabiri noneho zabaye ikibazo ngo bategereje ko imodoka ipakurura urumva biratwara amasaha murangije abacuruzi niko twabaye narese umuntu ushobora kumuhakanira ukamuha ukuri ahita agufata nk'ikindi kintu nta muntu uko iki gihe ugikeneye ukuri akeneye ibinyoma ni ibinyoma narese ubu wenda nk'ubu nk'amaderivari hari igihe bampamagara ngaro amaderivari derivari nyine bakuriya wenda umuntu yayikoresheje hano urabona amaderivari y'amvelope hoya ibindi bintu derivari ntabwo ari ibiryo gusa nyine ikintu cyose buriya na kuriya bohereza mu derivari nk'ubu nk'abari abacuruza amatara mu mujyi bacuruza ibikoresho nyine hajya guhamagara motari uriye ukamubwiza ukuri uti wenda ndi i Remera nyine ukamubeshya ati ndi i Remera ndaje ariko ntabwo umubwira ngo ndi i Remera ushobora kumubeshya ati ndi Kacyiru ahita yumva ko ari hafi yo mu mujyi kandi wenda uri i Remera urumva kandi aragutegereza pakuje ariko ntabwo uhamagare nibura unamubwiye ngo ndi mu Biryogo arahita yihundi ngo ndumva uri kure kandi ubwo iyo umubeshye ngo uri hafi aragutegereza iminota 30 akayitegera kandi niba umubwiye ngo uri mu Biryogo kuva mu Biryogo ugera mu mujyi nta n'iminota 2 irimo ariko akavuga ngo ni kure ureba ugasanga abantu b'iki gihe nta kuri bashaka ibinyoma nawe mpamvu nyine mu ndirimbo zanjye ngo bambwe ngo ndirimba ngize ubwenge ngo kandi ngo bakeneye ibintu nyine bibashagaraza bibashimisha urabura kuririmba ibinyafu se cyangwa za pompo uri kuzana ubwenge babukutumye njye ndi kuzana za wincuka cyangwa njye mpanga mu dushuke iyo nayo ndumva ngiye kuyandika mu dushuke ni mwanga w'incuka nzahita nandika mu dushuke sasa ko bimeze kuko ntabwo nta nama niba ari uko nakunze njye nikundira nyine kuganira n'abakecuru ba kera ariko bari bafunze umutwe umukecuru wa kera muganiriye
hari igihe usanga nawe yari umufungamutwe mu buryo bwe ugasanga aje muri iyi sisiteme tugezemo yarira nk'agahinja ubaze ko sisiteme ya kera buri kwezi wagombaga kugurira umugore igitenge cyaduhure muri komenti n'umwaka urashira umugore niwe usigaye ukigurira iyo wumvishe abagore bacyambara ibitenge babaho hari abagore bacyambara ibitenge babaho babaho banabikunda babuze ababibagurira babuze ababibagurira niyo mpamvu rero usanga numva ngo umuntu wambara igitenge se aba ari umunyacyaro we uzi iyo umuntu yakenyeye agatenge akagerekaho akandi uba uzi mu cyaro wambaye agatenge ukagerekaho aka kabiri ngo ubwo nyine ufite umugabo niwe uba uryoshye ni mu cyaro nyine abandi kigali njye mbona babikenyera abenshi mbona ngiye mbona biyambariye amapantaro gukubitaho amakabutura utujipo tunini buriya nubwo umuntu aba ari isireyi hari aho ubusireyi bugarukira ukifata uhetse umwana wambaye agakabutura ibyo bintu nta njyana irimo pe kandi mbona babikora niba ari ubuturage ni ubuturage se ko nibwo busirimu ni ibisirimukiro nyine ngewe mbibona ugaheka umwana mu gikwembe mboye ibyo byo uko wamuheka ahubwo icyo umuhekeyeho hari n'amapantaro hari n'umuntu ngiye guzirika agapantaro ukabona ko ari aka kibyeyi apana bumwe bubanye wagira ngo nikora ukabona ntaribi ariko hari umuntu ugenda akakubita akazirika utubuno umwana ntasume ntaki ugasanga yamusinziriyeho ibibazo byamubanye ibibazo kibaza izi sitire si zizadukora sitire nyine abaridanje ubwiza buravuna ubwiza bw'umukobwa buravuna ngo umuntu ngakifata ngo wagira umwana inama umwana uramugira inama ikintu nabonye nk'ishuri cyakoze cyo bana yanjye ikintu nasabye imana mu buzima ni ukubyara abana bakeya ese ufite umugabo ufite umugabo umugabo wawe se akora iki ni ukubyara abana bake akazi ke ni ibanga ariko batazaza kudutoborera inzu ariko amena diyama se amemfasha papa wa diyama baze nawe papa wa diyama nta bori irimo aho ngaho diyama se mwazikura urumva atari bori ese mwaba mufite diyama ukaba umumotari uzi ko umufite diyama utaba umumotari kubera iki se washaka ibindi yahita ahubwo yagura imodoka akaba ari ibyo utwara ariko diyama ijambo ufite diyama zo Amerika yahita igutera ijambo diyama ijambo diyama wenda diyama twumva ko ari ziriya zahabu zitwa diyama sibyo bita diyama se kandi ubusobanuro bwa hari zahabu hari na diyama hari zahabu hari na diyama nyine tuba twumva ko ari biriya bintu diyama ihere kurusha zahabu diyama nyine ni nawe umwana wamwese diyama kubera ko nyine arihenze diyama nyine ni zahabu kuri wowe diyama ni ikintu cy'agaciro umuntu wese aba yifuza kitatungwa n'uwo ari we wese ariko kidatungwa n'uwo ari we wese ebaze rero noneho mumaze urumva sha ndakubwiye ubwo diyama wacu rero iyo nzu uvuga bacukura bayicukure mu masegonda arenze atatu ni ukuzana tingatinga nayo bakoresha amaboko yayo ariko iminota 3 baba bazikuyemo diyama nyine ni umuntu w'agaciro ariko njyewe umwana wanjye nyine kumwita diyama ese niwe wamwise cyangwa nisi se yamwise ngo Liza Nsabimana umwana wacu afite amazina umukobwa se umukobwa ngo Nsabimana yitwa Liza Nsabimana Diamante ayiwe noneho ngo njye namwise Liza Nsabimana Liza Diamante papa bamwita Nsabimana Liza najya gufatira agaburo genzi bibaza ariko Nsabimana basarivana abana b'abakobwa bakunda base ntabwo yarivana Nsabimana bura ariko rese yitwa ni papa we niko ngo Nsabimana ni nkuko niko abana b'abakire bitwa
ubu nashatse bamwita Manirakiza plus Manirakiza bakugeza irindi ntabwo radiyo amenye kuko nyine bise ntabwo bisa ntabwo bimenye urigumane Manirakiza umugumane umuhorane Manirakiza ntabwo wabyita umwana Manirakiza Imana se ikizu utashatse guki izina ryawe babaye baridekaraye hakiri kare nyamara uyu mwana yavutse uruhinja nirujya hariya papa we akarwitegereza akarwita izina ubu uzaburana kagwite nirihimbana irihimbana hari umuntu usubura izina ry'irihimbano wenda bazamwite uwo Manirakiza ari irihimbano ariko amaye ngo ubu ngubu kuri interineti yamaze gukura ikizina umwana wo muri iki kinyejana ngo Manirakiza Manirakiza ahubwo si byiza ni babandi ngo baharera Imana Manirakiza ngo bande bansaba Imana ngo bahakiza ngo Imana irakiza bose ntabwo waryemera abagore bafite amatiku turabakunda Imana baho umugisha n'akagaruka cawo cawo